ese Kenisi jewe wenda nta mazina y'abantu mvuga ariko se uyu munsi baragufunze wasinze barakurekuye nyuma y'icyumweru baragufunze wasinze utwaye imodoka barakurekuye nyuma y'ikindi baragufunze wasinze utwaye imodoka none n'abafandi ngo wabazengereje barakurekuye ubu none baragufunze wagwanye ngo wakubitaguye abantu wabamaze none se yongeye gufungwa se none hari uzikiri bubeho rwose niba mbabure bamujyane mu nzererezi hati muri cya kigo rwose kimwe kirehabilita abantu bamujyane muri mu nzererezi bamurehabilite bamukorera wenda nawe aravayo yabatijwe yes ayoboka Imana kabisa none yongera kino umupira ari muzima kuko turamukeneye turacyagukeneye wa mwana ariko none ikibazo kikaba iki my dear upbringing ni gute umuntu yazamutse yaciye mu biganza byane ariko haracyari igihe cyo gukosora ibintu haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa haracyari ibyiringiro ko cyashibuka no kuri kw'Imana ibyo bintu ntabwo bishoboka pe ariko se ntabwo ibyo bintu bikunda pe kuri musi kweli why always me sisa ajye wa mukinnyi w'umunyegana bakuye mu ntu zawe yitwaga